kunshinza ibyaha atariko cyo nakubwira cyo nuko ngewe nabivuze ari burage nta nubwo tunaziranye ngo byibura ngo ndamusebye turaziranye usibye kuba gusa naramuhamagaye mu mwaka ikiganiro ariko ubundi rwose nta kibazo mfitanye nawe rwose naravuze ariko nayivuze ari burage n'ubu sindimo gusinzira bitewe na message yanyandikiye arimo kubimbwiraho urumva ikigaragara Nyambo yandikiye message Kasuku yemeza nari zina navuze ahubwo bashaka umuntu wazanye uri gusebya undi mwana umuntu banamuhane ibyo byose si ukuri icyo nababwira bareke kugenda basebya undi mwana kuko si we navuze kandi bamukeka ko banuka bashaka ibibahuza. Twongeye gusuhuza gukurikira Marika Africa TV ni iby'agaciro kenshi ni iby'umumaro kubona duhorana umunsi ku wundi mutwereka ko turi kumwe mabwira ngo mumeze mute aho ngaho muherereye abari hano mu gihugu cy'ubaturanyi muhora mutwereka ko turi kumwe i Burundi mbabwira ati wagwana mbabwira ati East Africa mwese mumeze mute mbona turi kumwe umunsi ku wundi mugenda munyereka ko turi kumwe munyandikira mbabwira ati bimeze bite mbabwira ngo amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali mumeze mute n'ibisanzwe rero muri kumwe na Marika Africa TV uyu munsi rero tugiye kuvuga agaciro turimo guha umuvandimwe wacu Nyambo uburyo abagiye bamusebya bamaze kwigarura bamaze kugenda bigarura gake gake ariko muragenda mubona amakuru atandukanye hari n'abamaze kuyabona bagenda basaba imbabazi abandi bicuza ibyo bagiye bakora bitewe nuko bamusebeje mu buryo bukomeye cyane buriya ikintu kibabaza mu buzima no gufata umuntu buriya rega buriya ni nka terrorisme ni nko kuguterroriza ukumva nta hantu waca ukumva nta muntu mwakwicarana bitewe n'ikintu bagusebejeho gikomeye cyane cyo kuvuga ngo uranuka ni ikibazo gikomeye cyane ariko mbabwira ngo witwa DJ Crash urumva arimo aragaragaza yuko ibyo yakoze cyangwa no kubivuga ategeza peresiza umuntu ngo amuvuge amazina nabo ikiganiro KILLAMAN yakoranye na Gasuku mbona KILLAMAN ari guhata ibibazo Gasuku abambwira ati nyakubahwa Gasuku uvuga yuko ukunda abagore uri umwami w'abagore niho byivugira ati ni gute ushobora gufata umukobwa nkuriya mwiza dukorana umunsi ku wundi kandi tugakorana urumva byanga byakunda kwegera ntabwo byabura iyo mpumuro twaba tutarayibona twaba tutarayumva wowe bimeze biti Gaswati ndumva urimo kunshinza ibyaha atariko cyo nakubwira cyo nuko ngewe nabivuze ari burage nta nubwo tunaziranye ngo byibura ngo ndamusebye turaziranye usibye kuba gusa naramuhamagaye mu mwaka ikiganiro ariko ubundi rwose nta kibazo mfitanye nawe undi aramubwira ati ariko bigaragara yuko ari we wabyamamaje cyane kuruta abandi Gasuka ati rwose naravuze ariko nayivuze ari burage n'ubu sindimo gusinzira bitewe na message yanyandikiye arimo kubimbwiraho urumva ikigaragara Nyambo yandikiye message Kasuku amubwira yuko ibyo yakoze atari byo bitanakwiye nk'umuntu w'umunyarwanda nk'umuntu ugaragaza ko akunda abagore ntabwo ari kubasebya biza kurangira rero Gasuku agaragaje yuko ibyabaye tugomba kubyirengagiza ariyo mpamvu yakoze icyo kiganiro agikora na KILLAMAN amubwira yuko ibyabaye
byabaye atari ukuri, ahubwo ari ibintu biri aho byo kujokinga no gutebya, ahubwo abantu bo bakaza kubigira big deal, bakabigira intambara, bigatuma rero biza kugaragara nk'aho abantu babigize content babigize content, atari ko ukuri guhari rwose. Nyambo simuzi, ariko n'abagiye bagerageza kubana nawe bigaragara ko icyo kintu kidahari. Gasuku rero yaje gukomeza gukora ibiganiro bitandukanye, nonaza no kuvugisha DJ Crash. Bavuga yuko DJ Crash ariwe nuza, ariwe muntu wa mbere wazanye iki kintu cyo kuvuga yuko Nyambo afite akantu katari sawa. Ariko nawe yagana akavuga ati ntabwo negeze ngiye mperesiza umukobwa wari we navuze, sinigeze muvuga ngo mugaragaze uwo ari we. Yakomeje kugirana ikiganiro kinini na Gasuku, aramubaza ati se ko bigaragara yuko hari ubita nimba sinzi uwo muntu yavuze, aravuga ngo bigaragara yuko mwari muhuriyeho mwese muri inshuti, kandi Nyambo akaza kugutwara mu bucuti akakurusha kuba umutoni kuri uwo muntu, bikaza kugaragara ko we byakubabaje ari naho wahiriye umusebya. DJ Crash aravuga ati oya, yewe ikigaragara ntabwo negeze musebya, ahubwo yasebejwe n'abandi, kuko ntabwo negeze mperesiza umukobwa wari we. Rero ndashaka kugira ngo mbumvisheho gatoya, kugira ngo namwe muze kumbwira uburyo murimo kumvamo n'uburyo barimo kugenda babasubiranamo muri ba bantu basa nkaho bagaragaje ibintu bitari byiza kuri Nyambo. Ndaza gukoresha ikiganiro DJ Crash yagiranye na Gasuku, kumuhamagara twumve. Igenda gushyirwa rero bavuze benshi komeye kabisa. Ese mukunda guhamagaza WhatsApp? Kabisa ndabahamagaye biranga ariko Imana ikaguha screenshot rero Wari ntari umva ndi mu kiganiro kiri recorded, sibyo? Arakavuga ko cyangwa tuvuganyaho shaka umuyayiza mu kumva bavandimwe. Abahoze bashaka kumutwika bari kwifashisha video yawe. Biriya bintu wavugaga Nyambo wabivuze ubikuye ku mutima, nibyo koko bimeze biki? nta Nyambo navugaga, nta n'umuntu nigeze mvuga. Kandi biriya byari blague, niba wumvise neza twe turi kuganira kuvuga, ariko mbwira ngo nivuga neza nawe nta mushuti we wagira umugani, ariko mbwira ngabumva nyine ntabwo byaturutse mu tuba ati kuko uzi umushuti wawe udafite umuntu mwiza. Igenda gushyirwa rero abavuze abo bashaka, nyine buri wese agiye ashyiraho aho ashaka. Kuko nagiye kubona yambanyandikiye message aranyibwira, ariko byakutiyeho kuba ari igihe kera cyane hacu n'ibindi nigeze ko ntabwo gukora ikiganiro icyo gihe abana umusitari cyane ibintu nk'ibyo ngibyo. Tugiye kuri live rimwe nabanditse kuri Yane abanshiduka nyine nkanyushijemo gutyo bisanzwe nyine nk'uko uvuze ngo ni blague, ariko ngiye nderura mvuga izina bitewe n'ukuntu hari undi muntu nawe wanciyeho amubwira utuntu twinshi n'ibiki byose, so urumva ako kanya byari bikindimo nanjye nshaka njye navuze Nyambo izina nyine ariko kuri Instagram nyine bisanzwe live. So abantu baragiye n'abarecording ibyo bintu barabispreadinga. Ejo bundi rero nagiye kubona video yawe ikomeje gutrendinga, wowe rero bavuga ko wowe wabyemeje, so ndavuga nti reka mpamagare waze urumva numve koko niba ibyo bintu byemeza. Ntabwo mbyemeza, nta n'izina navuze, ahubwo bashaka umuntu wazanye uri gusebya undi mwana, umuntu banamuhane. Wowe mwari mwahuraho na rimwe? Karawe ariko ibyo bintu njye ntabyo nigeze mwumvaho, ariko si turi n'inshuti cyane ku buryo n'umwanya twamaranye ntabwo ibyo bintu n'ubyumva wabyumva. Iyo umuntu yivugiye ari ibya blague kandi si we navugaga. Yes, abantu bamazi wowe na Nyambo
bavuga ko kubera ko uwahoze ari umukunzi wawe magingo aya ngaya lag byiringiro yahoze none kandi ari umukunzi wa nyambo, so bakavuga ati wenda ushobora kuba warabivuze kubera agashiha yuko lag akunda nyambo kukurenza ibintu nk'ibyo ngibyo. Njye nta kintu mbivuga kuko lag ntabwo aba ari umukunzi wanjye, niba yaba ari umukunzi wa nyambo ntabyo nzi. Kandi ariko bivugwa nyine nagiye mbibona mu makomantere, ibyo niba ndakubaza kandi muri kubaza kuko nagiye mbibona mu makomantere. Ibivugwa byose si ukuri. So wowe n'icyo wabwira umuntu wese ukomeje guspreadinga cyangwa se umuntu wese ukomeje kugenda yamamaza ibyo bintu by'uko undi mwana nuka nabi, n'icyo wamubwira magingo aya ngaya ndetse n'iki wamusaba? Icyo nababwira bareke kugenda basebya undi mwana kuko si we navuze kandi bamukeka ko banuka bashaka ibibahuza. Oya umva ntabwo nkonje mu kantu uteretsemo tambitsemo akantu katari keza kabisa. Ntabwo narigeze mvuga ngo mbona babyengereje mu kubera ko abakuzi bagize abakuzi kuza. Amakuru ahari uyu bita Lange Byiringiro bavuga yuko ajya akunda gusohokana abantu b'abasitari akabajyana Dubai, akabajyana ahantu hatandukanye bagasangira. Bavuga ko rero koza mediate y'ibi byose uyu Lange Byiringiro yaje kuvugisha Nyambo musaba yuko bagomba gusohokana Dubai. Arangije aramubwira ati ariko nubwo tugiye kujyayo ndashaka byibura umuntu w'umu DJ twajyana muri uko gusohoka aho ngaho. Arangije undi aramubwira ngo nta mu DJ tuziranye, kandi mu by'ukuri DJ Crash bari baziranye we na Nyambo baflowingana, ariko mu nyuma ngo baje guflowingurana. Baraflowinguranye ubu ngubu umwe tarireba undi nawe akireba. Noneho DJ Crash aza kumenya ko iyo case yabayeho kumwihakana yuko nta mu DJ baziranye, Nyambo agiye kugenda wenyine. Abimenye rero biba cause mediate yo kugaragaza yuko hari akantu katari keza kamugaragaraho kugira ngo byibura nuriya mutipe nawe yumve yuko nawe ntacyo yatwaye umunuko gusa. Ibyo rero twagiye tubikura ku bantu bagiye batanga komenti, hari n'abantu bagiye bakora ibiganiro bavuga ibyo urumva ubucukumbuzi ntibwabura, kandi mwumvishije n'uburyo DJ Crash avuzemo, mwumvishije n'uburyo Gasuku avuzemo, ariko icyo nababwira cyo mureke gukomeza kwemeza yuko ku gahumuro katari keza yaba gafite n'abamusebya mugarukira aho ngaho. Babwira ko nimba ukunda KILLAMAN wikomeza gukomeza kuvuga ibyo bintu, kuko KILLAMAN afite agahinda kenshi n'umubabaro, uvuga ati njyewe abantu nkoresha nabo tuba turi kumwe habayeho n'iyo case nabayeho imeze gutyo, dufite uburyo twabikoramo, ariko respect ku bakinnyi banjye. Urumva rero mbabwira yuko nzajya mbacukumbura mbashakira amakuru ku gihe, kandi ndwanya abantu basebya abandi mu rwego kugira ngo twese tubane neza mu buryo buri fresh. Turabakunda rero, mwari kumwe na Africa TV, tuzasubire ciao ciao.